kuri we siporo icyo ari cyo agerageje kubivuga neza pe yabivuze neza, ariko siporo ifite ubusobanuro bwinshi. Siporo ifite ubusobanuro bwinshi. Hari umuntu sinzi aho byaturutse, ariko hari imvugo ivuga ngo siporo ni ubuzima. Ni ubuzima, ubwo yagerageje kubisobanurira icyarimwe avuga ko siporo ari iki, ari ubuzima. Impamvu siporo ari ubuzima, siporo nuyikora ukaba umuco, ukaba ubuzima bwawe ukayikora, kuko siporo ntabwo ari yayindi uzakora kugira ngo ugabanye ibiro, nibimara kugabana kurekera. Siporo ni ubuzima. Iyo rero ko watangiye siporo ukayikora, uri gufata iki? Urukingo. N'urukingo kubera iki? Bigukingira indwara nyinshi wari kuzandura kubera kudakora siporo, harimo umutima, diabete, umuvuduko, imitsi, za rubagimpande, ibintu byose bituruka kugira ibinure byinshi mu mubiri, kugira ubunini bukabije, byose uba waramaze kubyirinda. Ubwo nicyo mpamvu uvuga ngo iyo wayikoze mbere n'urukingo. Ikindi cya kabiri, siporo ni umuti. Ni umuti gute? Iyo warangaye ukagera ku rwego rwo kurwara kubera kudakora siporo, za ndwara zose navuze, ukagirirwa amahirwe yo gusobanukirwa ibanga rya siporo, ukaza gukora siporo, waza muri gym, wabasha kuzikorera hanze, ariko ukora siporo. So rero impamvu ari umuti, ushobora kujya kwa dogiteri akagusangamo ya diabete, wa mutima, wa muvuduko, bya noise, bya mitsi, za rubagimpande, arakubwira muganga, dogiteri.